musinze afite ibyangombwa by'ubutaka neza byose birahari nabyo ndabibonye urubu nawe yaragiye kubijyana ari mu uti niba dukinye diro nkakubwira ati kora ibi ngibi ugomba kubikora ukabikora neza kugira ngo amakuru yizeye nanjye ntabwo naguha amakuru yatarayanya turavuganye neza n'ibyangombwa ndabibona arabifite Jemba mfite game mbanje gukina inanga nkahita nserukira mba mfite business nyinshi rero kunyiriza hanga umagaritse hanga iminota irenga ingahe nagarika sibyo uyu cyangombwa kwawe kugira ngo umenye tugiye gahunda uciye muzazibona sorry ngo amafaranga rero yawe sibyo kore neza kandi peka akazi gomba gukora neza sibyo kabisa Jena gomba mfite ku Rwanda sorry ibintu tuzajya tubigura nta kibazo agomba kumekinga sure yuko ibintu byose byuzuye numbeshe wala biruzuye ntabwo ukoresheje amakuru wafata cyose n'icyo mwana ziko saro cyagiye yatuvumbuye saro bizanye se bamenya mwana cyukuni nanjye sinzi ukuntu byari byagiye ariko nta mutima mubi nari mfite waje ko mpima ngenda nagutaye sagati yanjye nabo bakomerekeje gusa nyine mwana uko byishishije neza yaratuvumbuye gute ntabwo yabimenye byoreka bese ndi kukubwira ntabizi yaratuvumbuye yarakubwiye se yararengera ariko nyine ni ukuntu mu mipanda ariko mwana kujya ndabona Kigali nyine hahandi hari ibintu yazavuga kandi ndakwinginze niwe neze ntabwo abizi ko nta wundi muntu twakorana ugomba kuba hafi sara nawe usigiye kubabara yebwe masa zagira urugendo hari impungenge ufite se nzakomeza kubafasha n'ubundi yebwe masa nara nifasha ikagenda neza ngira wenda uzagafata singize ko numva mwagiye bose se baragafata nzajya mbohereza amafoto murebe bizimwe uko bimeze gusa nyine ugira ikibazo ibyawe nibyo kurya inyama kuri noheri hafi nyine nzashakisha uburyo ki nzajya mukabona nibura nka rimwe mu kwezi ariko nyine ubuzima buhinduka uzagaruka unsangane ubizi ko tumukunda twese zamuriteho cyane nzajya murahorana amakuru ko tumeze ubikunda nzaboherereza na telefone kugira ngo mbavugisha gusa cyo bite ko muri bibazo byinshi waje kwigunga hano wabaye biki umwanya barakaje uzakaboneka buriya batipe n'inshuti zanjye ntabwo wapfa kubura akazi hariya rwose kereka niba nawe uzonderwa ariko ubundi ntabwo ari wabura akazi agiye arayishaka ari ibibazo nyine kwa kundi si yunamaho umuntu n'umuti nanjye ubu ngubu niko niba ese ubu muri akazi nta kibazo akazi uzakabona rwose siko mperuka mama imyaka 18 ishize 18 gusa wabagahe batumye guta mu rugo imyaka 18 yose ujya ugasura imyaka 18 utagiye mu rugo wabagahe ubwo imyaka 18 siko umuntu ufite agahinda kenshi bite tabizi ko ngera mu mugere mu maso nyakira kambe cyane bizi cyane byibuka rwose nko kurepfa kumwana rero indi myaka yose nari ndimo baga mu rugo buriya nibwo bwa mbere nari mvuye mu rugo umunsi wasanga najya ku muhanda si byaje kugenda bite rero mfite imyaka 7 ndakumva mama yavuye mu rugo ambwira ko papa amuhamagaye papa wanjye nawe yari amaze iminsi atagera mu rugo Mwana wabi. Yes.
nizeye ko umwana mwiza ukora neza ukamwitaho ese ubundi ruti yagiye rero ese mama ntabwo uzi ko rutakunda mwana wamwibura neza ndamukunda mama ubanguke mwana wa ndabanguka bayi nguko ntabwo ndongera kumukoresha sinzi nabi gusa mwabayeho mute kumva ari ibibazo gusa agahinda gusa ahubwo na mushiki wanjye ntabwo nzi ukuntu abaye kuko namusize mu marira nyiri urugo nasezeranyije mushiki wanjye ko nzamwitaho ningera i Kigali ntazamutera ariko nyine urabizi ntihagera bantwaye ibyangombwa nta kuntu meze gusa kuko ntabwo nzabaho umujyi nzabamo nzakora iki nta byangombwa nasize ariko byakomeye kuri agahinda gusa kubera n'ingiye wabafashaga bitaga babaga hafi ariko nyine yababaje akihanganira ngo nta mugaburira twabona ko yabayeho nabi we ukunda ari mutuburiye kwe ariko mwemutse kabisa mwana abayeho nabi pe bimeze bite? Sawa sisi. Makuru. Fresh kabisa. Bimeze bitari. Umukeye stress ziba zimeze nabi kabisa. Bimeze nabi. Umeze utese? Bari bimwana. Wese amafaranga warabonye cyangwa warabuze burundu? Asengana stress zawe rwose nawe. Hakusema. Stress ze gute tuba turi mu kazi kweli? Ujye ubaseriye mwana. Mwana umuntu aba ari muri byinshi. Ariko ni business turimo ntago wambwira ngo muri byinshi. Nawe akazi turimo rakazi. Tuzaduhura unyaka amafaranga no kumbwira ngo bro ndagukumbuye nkukumbuye kweli. Giba serious. Ibyo turabonana buri munsi, Aya mega. Ndikukubaza tuzaduhura unyishyuza Alex. Wowe mbwira niba amafaranga yabonye. Faranga nabonye. Dore n'amapasiporo yose wamenye birimo. Nizere ko byose bimeze neza. Waje ubaseriye ko mba nshaka ibintu byanjye. Mega ni stress ariko nawe. Ujye mu mwanya kweri nawe zikuna nta mwanya nabona wo gutekereza turi kumwe. Nizere ko byose birimo hano. Birimo. Mega nama nabikoze nuko ari wowe stress. Mwana bagira ngo business zigenda ariko se bro ubona twagera he? Gahunda ya Omar imeze. Omar twavuganye ambwira ko contract y'amaraso twagomba gutanga yarangiye. Hanyuma ubwo nawe nababwiye ko bagomba kugura umuzigo mu Rwanda. Ibyo byose bashaka kuza iminsi ibiri. Babizi ibintu turimo. Ubwire Omar yitonde kubera ko uriya mugore amaze imyaka irenga 18. Sibyo nta muntu n'umuzi ko akiri muzima. Sibyo. Ibyo byo ndabizi. Ubwo rero no kwitonda cyane kubera ko babizi n'ubwo uri sister. Ariko twahita tubivuga ntago. Uba connecte umbwire gutya sister byabonetse gutya ibintu tubirangize vuba. Irane bori. Ubwo gahunda bazagera inaharyari. Bashaka kwagera mu minsi ibiri niko nayo namubwiye ko bagomba kuzana umuzigo mu Rwanda. Okay, ubwo bindi nyine n'uzi urabizi ko dusanzwe tubikora. Omar namuhaye address.
ntacyo rekanye hari na ibintu bya stresseje ubwo turaza gukomeza kuvugana kuri telefone ntacyo mata ariko umenyeshe kwe sawa ntari tugomba kumenya witonde mama yamenye hari ahantu batazatuvumbura Megan kandi mbikubwira se wowe wajyanyeyo mama mwese mwana nabigenza gute akuwe na mama wagira ngo mwese murwaye wowe witonde tugomba kumenya nuko ura ngaho genda ntacyo turavugana kuri telefone sawa ubugoryi bwanyu ubundi nkawe Oui. Uraje. Karibu. Karibu, nicara. Mwakoze. Baro mazitese. Ari meze neza nta kibazo. Sinangiye kwiyumviriza ko utari buze. Ya nagerageje nyine ndibuta ariko nubwo ari kure. Ntago ari kure nawe ntugakabye. Muva musingo. Ariko nta kibazo. Nandi gutekereza ukuntu cyagiye wantabaye rwose. Nandi kugushima mu mutima. Biriya nyine bibaho. Biriya nyine n'ubundi. Ase ko ufite isoni. Oya ntago ari isoni. Erega nta kibazo uri umusore mwiza, umwana mwiza, umva. Biriya nyine ni ubutabazi nyine. Nasuze ko nyine ari byo witeka dutoza. Nawe. Aho ufite isoni se kundeba amaso nguteye isoni kwere? Ntago ari isoni nyine. Ariko nta kibazo tu. Oya niba turi kumujye wumva ko wisanzuye. Ahubwo nyine narinje ngo mbwire icyo amamagaye. Buri cyatumye rero nkuhamagara nkubwije ukuri nyine. Urabona mba ndi njyenyine irungu rinyishe. None sinafite abantu. Bisa abana bakumara irungu nawe ariko wagira. Nzi ko nyine wenda ufite abana nyine baje bakuganiriza. Nawe ntugakabye. Abana se mba nkeneye umuntu wamara irungu. Kuko nababwiye ngo nta mugabo mfite urumva. Ese umugabo yagiye he? Twibitindaho ariko. Ndabona wagira ngo biguteye isoni. Niba turi kumujya wumva wisanzuye rega nta kibazo. Nta kibazo mfite n'ubundi. Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Wumva ko wisanzuye. Urabyumva tese bara. Ako bitekereza cyane kuri nawe. Uje ntukampunde. Nta kibazo. Nta kibazo n'ubundi. Nta kibazo. Wagumye kwitekereza ujya kure. Oya none kwereka ko kwitonda. Mba nitonze. Uba witonze ariko ntugakabye. Nge nakubwiye ngo igihe turi kumwe ujya wisanzura. Ese ntukagire isoni reka. Nukuri ujya wumva wisanzuye igihe turi kumwe. Ubwo isoni. Niba atari isoni se no kubera iki?